ngo ubundi ibintu ni bibiri kuri iyi si, nibura aba intare cyangwa se ube intama. Na His Excellency Nyiricyubahiro Perezida w'u Rwanda yadushishikarizaga iyi ntego nk'Abanyarwanda, mwarabyumvishe mu matora yaduhaye uruhande. We yahisemo ndetse yifuza ko twese twaba intare. Dore ngibi ibyo yavugaga. Akira isomo ry'umunsi rigiye guhindura uko ubuzima wawe ufataga kandi ugahita cyangwa se bugahita buzamo itandukaniro ubuzima bwawe hagati yawe n'abandi ukabasiga. Bana nangiye kugeza dusoje. Inkuru ni y'intare n'intama, ikigereranyo cyabyo. Wumve neza. Ngo burya umutwe umwe wigira inama yo gusara, inama imwe yonyine, inama yo gusara. Uwo ni umugani. Akira inama z'uyu munsi rero. Ngo burya umumereho y'intama itandukanye cyane n'intare. Intama ibisa naho isinziriye buri gihe itegereje kuyoborwa mu gihe ibaye isabwa gukora ikintu runaka. Wumve neza. Kugeza no ku biryo barayibutsa bati ngo ubwatsi nicyo gihe cyo kuburya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo intama burya ihora isa naho itegereje amabwiriza y'ibyo igomba gukora mu mwanya uri buze kuza, uri bukurikire. Mu gihe ngo burya intare igendana n'igikorwa, ihora izi icyo yakabaye iri gukora muri uwo mwanya, ibizi igisabwa n'igikenewe gukorwa mu mwanya ugiye kuza. Ntabwo ari kenshi wasanga intare iryamye iruhuka mu mwanya yakabaye irimo guhiga. No mu gihe cyo gutegereza, intare itegerezanya ngo imbaduko, yiteguye gufatirana amahirwe yose ashobora kuyibunza imbere mu maso. Wumvise ariko iyo ni intare. Ubundi ngo mbese uri intare cyangwa se uri intama muri iyi si? Wowe wahisemo uruhe ruhande muri ubu buzima? Ngo intama burya izakurikiza amabwiriza yose yahawe ititaye ku mpamvu yabyo cyangwa se yayo. Wumve neza. Naho uzayitegereze ni intama. Ngo intama uzatungurwa n'ukuntu ikurikiza inzira yabwiwe kunyura, niyo ishatse gutana ukayikabukira gusa, kuyibwira gusa ngo ca iruhande, ihita isubira mu nzira yategetswe. Bitaye ngombwa ngo unayikubite, niyo byanze urakubita ariko ikakuyoboka. Ngo intama burya inyurwa no gukurikira umukumbi w'izindi ntama, niyo zaba ziyoba cyangwa se zayobye kurusha uko yakwifatira umwanzuro. Ni intama. Uko ngo bigombe kuba ari nako bimeze mu buzima. Ngo hari abantu babaho wagira ngo ubuzima bwabo hari uwabategetse cyangwa se hari uwategetse ko bwaba bumeze gutyo, bugenda gutyo, bakurikiza iby'abandi. Gusa ngo intare ntibaho. Intare ye ngo ifite ukuntu ikurikiza inzira yayo, igeno ryayo. Intare izwiho kwishakira inzira. Intare ntishingira ku mahame y'ihene y'ishyamba, bwa nyuma na nyuma igomba kuyifata agakanu. Uko byagenda kose ipfa kuba iri guhiga. Ni intare. Ibi ngo bijye bitwigisha isomo. Niba utangiye ikintu muri ubu buzima, ujye ukirangiza, ugikore mpaka ku musozi uko byagenda kose. Ahantu uzemerera ngo ni ukuntu intama ihorana ubwoba. Ni intama. Ihora ikeneye kwitabwaho, kurindwa ndetse no kuyoborwa kugeza no ku hantu hari ibiryo n'amazi byayo. Intama igira ubwoya buhora bukeneye kwitabwaho, kogoshwa, cyangwa se bitari ibyo bwa bwoya bwayo buzayiremerera bube bwinshi, cyangwa se nigera ahantu hazitanye cyangwa se hato nko mu mahwa, izafatamwo ubundi biyirangirireho cyangwa se itegereze umutabazi. Ni ubwoya bw'intama. Wumvishe intama. Ngo intare yo ni inyamaswa izi kwiyitaho. Ni inyamaswa igendera ku isaha kamere, igira inzozi kandi n'intego. Intare ntibikeneye uyirinda, yo ahubwo irinda abana bayo. Birenze ibyo ngibyo iranatinyitse. Ni intare. Wumvishe ariko intare izakomeza ibeho iri kumwe n'izindi ngenzi zayo z'intare, cyangwa se iri mu birura, cyangwa se iri mu ntama, igomba kubaho. Umva isomo. Ubuzima tubamo buragoye, ibyo turabizi, tubisubiramo kenshi, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayoberakazi. Iyo ucunze nabi niyo mpamvu utamenya iyo watakariye. Niyo mpamvu tugusaba guhera uyu munsi jya ukurikira amasomo wungukira hano kuri Tele Montagne Rwanda, amasomo yagufasha mu buzima. Nakubwiye ngo ibintu ni bibiri kuri iyi si, ba intare cyangwa se uhitemo kuba intama. Twakomeje ngo ubundi ukuntu intama zimeze cyangwa se imeze, umubiri wayo ntuteye ku buryo witeguye cyangwa se uba witeguye ibihe bigoye n'ibintu bikomeye. Intama ntigisohoka ngo irenge imbibi z'ibyo yizera ko ishoboye gukora cyangwa se yashobora gukora. Ni intama. Nyamara ngo intare yo iteye ku buryo yagura buri kimwe, buri hantu hose cyangwa se buri cyuhe nacyo, ndetse n'inzira zayo izigira ngari. Intare ivuga yiteguye kugera kuri buri kimwe cyangwa se buri hamwe hashoboka, kurenza imbibi zayo, ikaharenga igasohokamo. Ihora yiteguye impinduka zose
kandi igahora yiteguye kubaho uko byagenda kose. Ni isomo twakwigira ku ntare ndetse n'intama. Hano ni kuri Telemontagne Rwanda, uhakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera twese kugira ngo tubeho kandi tubayeho neza tujyana n'ibihe. Uri ahantu hanyaho rero, iyo umanutse munsi y'iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo hakanze ubutaha mutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye, ubundi tukajya tubana namwe tubahereza ibintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzababure, niyo gahunda twakomeje. Nitwa Samuel Mugisha, reka Imana iduhane umugisha, intego ntuko tutazaburana. Nimukora ku kantu.